Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Ebenezer. Karibu dusenge. Reka dusome ijambo ry'Imana turi busengere mu uyu munsi. Mwa bakiranutsi mwe, munezererwe Uwiteka, mwishime. Mwa bafite imitima itunganye mwese mwe, ibyishimo bibatere kuvuza impundu. Mwa bakiranutsi mwe, munezererwe Uwiteka, mwishime. Mwa bafite imitima itunganye mwe, ibyishimo bibatere kuvuza impundu. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Uyu munsi rero imitima y'abakiranutsi ninezerwe, yishimire Uwiteka kuko tumufite, kuko abafite Uwiteka ntacyo bazakena, ntacyo bazabura. Mwa bafite imitima itunganye mwe, haleluya, haleluya, ibyishimo bibatere kuvuza impundu. Ye baba we, ndanezerewe, naraye nezerewe, mbega Imana. Reka dukomeze. Urakiranutse? Mwa bakiranutsi mwe, ko ijambo ritubwiye. Urumva mu mutima wawe harimo gukiranuka? Reka tunyuzemo akayunguruzo, urebe nta cyaha kikigenda muri wowe. Intege nke zibaho, ahubwo ntabyo umuntu yimitse, nta bigirwamana birimo. Aho urugo ntirukubereye ikigirwamana rukaba rutumye udasenga. Abana wabyaye ntibakubereye ikigirwamana bikaba bitumye udasenga. Aho nta nshuti ikubera ikigirwamana ukaba utumye udasenga. Aho nta social media ikubereye ikigirwamana ikaba kikujije gusenga, ukaba utaye umwanya. Yesu ari hafi kugaruka. Yibaza ugiye hamwe n'abanyabyaha, waba wararuhiye iki? Amajoro waraye, wirangara, kanguka. Niba hari icyo wumva kigucira urubanza, ihane. Reba ko nta gisigaye. Ngo mwaba afite imitima itunganye, umutima wawe n'uwanjye biratunganye. Ni wowe wisubiza Imana ibiri kukureba. Reka twihane. Niturangiza, iyo tumaze kwihana, twiyuhagiza amaraso ya Yesu. Buri kintu cyose cyagutandukanyaga n'Imana, reka uyu munsi twihane. Irari ririmo uryihane, ubujura bwihane, amagambo, inzangano, intege nke zo kudasenga, zo kudasoma ijambo ry'Imana, uburangare, amaganya, kwisuzugura kandi Imana yarakuremye uri umuntu mwiza ukomeye, uri umwana mwiza yahaye isura yayo, ufite ku isura y'Imana, warangiza wowe ukireba ukigaya. Ibyo byose ubyihane. Amagambo y'amanjwe uyihane. Bibiliya yita amagambo y'amanjwe. Inzangano, kutababarira byari byitekeye mu mutima wawe. Reka tuvidure. Uyu munsi turavidura, ariko tuviduremo ibyaha mu mitima yacu. Vidura. Hanyuma noneho numara kwihana, wiyuhagize amaraso ya Yesu, wishyireho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu, ngo abafite icyo kimenyetso nta teka bazacirwaho. Mwa bakiranutsi mwe, munezererwe Uwiteka, mwishime. Mwa bafite imitima itunganye mwese mwe, ibyishimo bibatere kuvuza impundu. Ibi ni iby'abatunganye. Abatunganye baragira ibyishimo, kandi ibyo byishimo birabatera kuvuza impundu. Ariko abanyabyaha bo bazamwara. Iyo urebye ku murongo hano Zaburi ya 32 umurongo wa 10, baravuga ngo abanyabyaha bazabona imibabaro myinshi, ariko uwiringira Uwiteka imbabazi zizamugota. None njye najya mu mabara y'abakiranutsi nkinezererwa? Njye nakwihana bikamvaho, n'ubundi ndi bwihane, turi bwihane, bikamvaho maze nkinezererwa, nkivugiriza impundu. Kuki se nagira imibabaro myinshi kandi Yesu yaramfiriye, yaratanze amaraso ye? Nagira imibabaro myinshi kandi Yesu Kristo ari we. Niko yemwe nimuhindukire. Yesu ariho, ni umunyembabazi. Ariko uwiringira Uwiteka imbabazi zizamugota. Wiringiye Uwiteka
reka imbabazi zikugote, ihane ubabarirwe, ihane ubabarirwe, ihane ezwa. Yesu ateze ibiganza, Yesu aragukunda, Yesu aragushaka, garuka. Reka dusenga Imana. Ku murongo wa 10 bavuze ngo abanyabyaha bazabona imibabaro myinshi, ariko uwiringira Uwiteka imbabazi zizamugota. Wow! Mwabakiranutsi mwe, iyo tumaze kwihana duhindurirwa izina, twitwa abakiranutsi, twitwa abana b'Imana, twitwa abatunganye n'andi mazina, twitwa abajya mu ijuru. Mwabakiranutsi mwe bakundwa, munezerwe, munezererwe Uwiteka. Uwiteka waduhaye imbabazi, Uwiteka waduhaye Yesu, tumwishimire, twumve twishimira Imana yacu. Kuba dufite Imana bidutera umunezero, kuba twaramenye Kristo, Imana ikatugarura mu rugo. Amen. Hari ikintu kijya kinezeza, Imana de Madamu na Eva ngo yajyaga iza kubasura mu mafu ya nimugoroba. Buri mafu ya nimugoroba Imana yarazaga ikabana nabo, ikabasura. Ariko icyo nkundira Yesu Kristo we yaduhaye kuzabana n'Imana ubuziraherezo. Ariko Yesu arakaze. Yesu ndagukunda, Yesu ndagukunda, ndagukunda. Tuzabana na Data ubuziraherezo. Upfa kuba uri umukiranutsi, upfa kuba utunganye, ibyishimo bigutere kuvuza impundu, wumve wishimiye Data wa twese, so wakubyaye. Zaburi ya 2:7 ngo kuva uyu munsi ndakubwiye tucyakireza umwami n'umukiza. Wumve wishimiye Imana yawe, wumve Imana ikunejeje, wumve kuba waramenye Imana ari iby'umumaro, hari iby'igiciro, wumve bikubyibuhije, wumve biguhayoyoyo. Uza amahoro aba muri Yesu. Ya papa. Niba hari umuntu wagiraga agahinda, ndi uwa mbere. Yesu yaruhuye agahinda. Ariko Yesu araza ko muri ibyo bikomere, ibyo biguma byose akabivanamo. Kadusenge. Mana ndagushimiye, uri mwiza, uri mwiza kuko wabarira ibyaha twakoze bigasibangana, bikavaho burundu, bikarangira. Ndagushimiye Yesu kuko nkwiringiye. Imbabazi zawe zimbeho uyu munsi, nirambitse mu mbabazi zawe, niyinitse mu mbabazi zawe. Imbabazi zawe nizingote Mwami, ndihanye. Mu mbabazi zawe biracyashoboka, mu mbabazi zawe biracyakunda. Yesu ndagarutse. Reka Mwami kuba narakumenye nongere nezerwe, kuba ngufite bintere kuvuza impundu, kuba turi kumwe mu buzima bwanjye bintere gukoma amashyi, bintere kwishima. Haleluya. Ndushaho gutungana Mwami, shoboza gutungana, shoboza kugenda ntunganye. Nyambika imbaraga zo gutsinda icyaha, nyambika imbaraga zo gushobora urugendo, nyambika imbaraga mu izina rya Yesu. Ntsinde icyaha n'igisa nacyo, neshe. Haleluya, 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 haleluya. Icyubahiro kibi cyawe, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe ni ryiza. Mu izina rya Yesu ibyishimo, suka ibyishimo Mwami. Bimwe biba mu bakiranutsi, bimwe biba mu bihannye, bimwe biba mu bamenye Yesu. Suka ibyishimo Mwami. Haleluya. Ndabyakiriye, nakiriye kuvuza impundu, nakiriye ibyishimo bituruka mu ijuru kuri uyu munsi, kuri buri saha y'uyu munsi. Mu mutima wanjye huzuremo ibyishimo, abafite imitima itunganye. Ndi hano Mwami nyuma yo kwihana nta rubanza. Nakiriye ibi byishimo bituruka mu ijuru, nakiriye ibi byishimo duha, nakiriye ibi byishimo Mwami Yesu. Nakiriye kunezezwa nawe, nakiriye gushimishwa nawe, nakiriye kuvuza impundu, nakiriye Mwami impundu zivuye iwawe. Haleluya. Nkazivuga nkanezerwa, nakiriye umunezero. Urakoze Yesu, iki ari igihe cyo kuzanira abafite imitima itunganye ibyishimo no kuvuza impundu. Urakoze Yesu, urakoze Mwami wanjye, none n'iteka ryose. Amen, amen. Umunsi mwiza. Mu mbabazi biracyashoboka. Twihane, twakira ibyishimo utabona ahandi, no kuvuza impundu. Amen. Ndakwibutsa niba ari ubwa mbere ukore subscribe, kandi dusangize n'abandi kugira ngo nabo babyuke bisengere. Umunsi mwiza. Yesu abarinde.